sinjya njya mu gitondo ariko yarambyutsaga nashyushye ibiryo ngwino urye nkagira courage namaze nk'ibyumweru 2 kurya byaranze ndetse nawe Ararize byarananiye mana yanjye navuga ngo ndamuhamagara naganizaga ibintu byose ndamubura ntago namubuze burundu ariko ntago nari mufite nagize depression ku buryo namuhamagaye saa 9 z'ijoro mama akaza no kunda azambwira ati mamagara Vestine ndamushaka. Reka mbasuze kandi mbifurize ibihe byiza mukomeje kurikira Wakanda official. Reka dusuze by'umwihariko n'abakunzi bacu babarizwa hariya muri diaspora nyine muri rusange. Ni itsinda rero Vestine na Dorcas bongeye rero kugaragara mu biganiro nyine byo kuri MI Empire. Arashize igihe kitari gito rwose dore ko abantu benshi bagaragaje ko babakumbuye. Ni nabwo nyine Irene muri ndayo yahise ko abazana nyine kuri YouTube channel yabo nyine ari nayo iba managinga. Aho baje rero kugira ngo baganire n'abakunzi babo dore ko nyine kuva Vestine yashyingirwa atari yakagarutse kuri kamera. Benshi rero bari bakumbuye iri tsinda by'umwihariko nyine Vestine na Dorcas baje rero baganira bibutsa iminsi yagiye baranga mu bihe byagiye bitambuka dore ko ari itsinda rifitanye amateka. Ni byinshi rero bagarutse muri iki kiganiro dore ko bagarutse Dorcas yagarutse ku rugendo rero rwa Vestine aho rero yaragiye nyine gutangira urugendo nyine batari kumwe aho nyine yarari kumwe n'umugabo we Idrissa dore ko ngari ibintu byateje Dorcas kurwara depression. Dorcas yavuze ko byamuteye kurwara depression kubera rero kubura umuvandi we nyine si yamubuze rero ku buryo bwo kutamubona ahubwo nyine yamugiye kure aho nyine birumvikana yaragiye kwita ku nshingano z'urugo nawe rero asigara mu rugo nyine nk'umwana ari wenyine dore ko byamugoye cyane. Avuga ko byamuteye depression kuko byabanje kumugora uko bikirangira yumvaga ari ibintu biri aho ariko haje gucamo igihe kinini bitangira kumugora cyane biramuzonga. Dore ko yavuze ko yagezeho rwose abwira nyina ati ngwino mfashe rwose ndaremerewe aho bari mu gicuku rwose nka saa 9 z'ijoro barangije bahamagara Vestine kugira ngo abashe gusinzira. Dorcas rero yavuze ko yari yabuze ibitotsi byinshi cyane icyo gihe rero yavuze ko yanararanye nyine na nyina mu rwego nyine rwo kuvuga ati amufashe nyine gusinzira dore ko Dorcas ari ibintu byabanje kumugora. Ni itsinda rero Vestine na Dorcas murabibuka abana bameze nk'impanga bameze nk'impanga rwose uretse kuba baririmbana cyangwa nyine bahurana n'abantu rwose imitima yabo yegeranye cyane ku rwego rudasanzwe dore ko byaje gukomera cyane rero Dorcas ubwo yari ari kubivuga nyine aravuga ati byaje gukomera cyane nsaba mama ko nakisangira nyine Vestine iwe. Kuri ubu ngubu Dorcas yibera nyine kwa Vestine dore ko yabigarutse nyine mu kiganiro avuga ati amahoro yaraje rwose nkimara nyine kujya hariya kwa Vestine. Byaramugoraga cyane dore ko babaga bari mu dukuru mu story twinshi ndetse nyine uretse n'ibyo ngibyo nyine baba banayibutsa indirimbo n'abahanzi. N'abahanzi kazi rwose bari mu ndirimbo za gospel nyine yabisaba kwihugura buri masegonda. Vestine rero yakomeje no kugaruka nyine ku rugendo rwe rwo mu rugo aho yagiye agaruka avuga ati abantu bari bazi ko nyine bitazashoboka cyangwa se nyine bizabanza kumugora ariko yavuze ko ari ibintu rwose yashimye kandi nyine nawe yabihamirije avuga ati murabibona ko ameze neza cyane ameze neza cyane gusa nawe yarananutse nuko nawe yanabyivugiye Vestine yivugiye ko rwose yananutse bitewe nyine n'inshingano z'urugo dore ko na Dorcas nawe burya yananutse nawe niko yivugiye bitewe nuko nyine kubura umuvandimwe we nyine kumujya kure Vestine aho byageze naho ajya gufata imiti iterapeti imiti iterapeti rwose Dorcas yabashije kujya kuyifata kugira ngo abashe kubona peti igihe cyarageraga ugasanga ntago ari kurya bitewe nuko nyine ataruza umuvandimwe we Vestine yavuze ko rero yageze ahajya gufata imiti kugira ngo abashe kumva amerewe neza cyane. Gusa rero byose byaje kurangira aho nyine yabashije kumusanga nyine we dore ko bibanira kuri ubu ngubu nyine nk'abavandimwe. Baje rero muri iki kiganiro nyine bavuga byinshi cyane dore ko bagarutse ku bintu byinshi bigiye bitandukanye nyine muri iki kiganiro bagiriye kuri MI Empire. Bagarutse by'umwihariko nyine no ku bitaramo bafite
ibitaramo byinshi cyane byo muri Canada, hariya nyine i Vancouver, ndetse bagaruka no ku gitaramo cyo muri Camp Kigali kizaba ku munsi w'ejo ku cyumweru nyine, aribwo nyine bazahataramira hariya nyine muri Camp Kigali. Bagarutse rero ku bintu byinshi cyane, aho Vestine nawe rero yakomeje kugira inama nyine Dorcas nka murumuna we, amubwira ati gushaka ni byiza ariko rwose ntuzashaka uri muto, dore ati rwose ntabwo ari byo namwifuriza. Vestine niko yagiye agaruka agira inama murumuna we nyine Kamikazi Dorcas. Kamikazi Dorcas nawe rero gutya ari kwitegura kujya ku ishuri, ni ku ishuri nyine kaminuza, dore ko yavuze ko we aziga kaminuza nubwo Vestine atabashije kuyiga, ariko si ukuvuga ngo kaminuza gusa, ahubwo iteka bahora bihugura, dore ko bashaka no kwihugura by'umwihariko nyine ku rurimi rw'igiswahili cyane cyane nyine, dore ko basigaye bibanda ku ndirimbo z'igiswahili. Vestine avuze ko rwose agiye kugerageza kwitoza igiswahili cyane, dore ko mu kiganiro nyine bagerageje nyine kuvuga nyine mu giswahili bashima abantu bagiye batandukanye, by'umwihariko nyine aho bashimye ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye byitawemye kubagaragariza urukundo, aho bakoze challenge z'indirimbo nyine azabo, by'umwihariko nyine iriya Emmanuel, dore ko yakorewe challenge n'ibyamamare hano nyine muri Afurika ndetse no ku mugabane w'i Burayi, aho nka Sammy nawe rwose bamushimye byimazeyo, n'abasitari benshi bagiye batandukanye kandi bakomeye bafite n'izina rikomeye cyane bagarutseho bashima, dore ko bifashishije rero ururimi rw'amahanga kugira ngo babashe kubashima. Vestine yagaragaje rero avuga ati ndifuza ko nazagaruka mu kiganiro rwose nanjye mvuga igiswahili ku rwego rwo hejuru. Murumva rero ko uretse kuba ataragiye muri kaminuza isaha ku isaha aba yitoza, ni umuntu aba agomba kwiga rero byinshi, dore ko n'isi iri kugenda muri tekinoloji n'umuvuduko mwinshi cyane nyine mu iterambere. Aba agomba kuba yiteguye, agomba kuba ari tayari. Iri tsinda rero Vestine na Dorcas bagarutse rero ku rugendo rwabo ruzarangwa nyine n'ibintu byinshi nyine hariya i Vancouver, dore ko bavuze ko bazajyana nyine na timu nyine MI nyine Yose, ariko by the way ntabwo ari Yose, ahubwo ni Irene ndetse n'abandi nyine nka cameraman birumvikana Hussein azagenda nyine nawe bazajyana, dore ko benshi rero batangiye bavuga ati rwose turabiteguye cyane kandi tuzabikunda, aho babwiye abakunzi babo rero bababwira ati tugiye kuba duhari rwose igihe kingana n'ukwezi, tuzabahereza amavlog menshi agiye atandukanye, bazagenda batwereka buri kimwe cyose mu rugendo rwabo, ntabwo ari ukuvuga ngo tuzamenya gusa ngo bagezeyo birangire. Bazagenda batwereka buri kimwe cyose, by'umwihariko nyine bazanatembera, batemberezwa nyine hariya. Bavuze ko rwose bazatembera, aho rero Irene yagarutse avuga ati Hussein rwose ntuzamere nk'abandi nyine, dore ko abenshi b'abakameramani iyo bageze hariya nyine hariya mu mugani Burayi abenshi bahita ko batoroka cyangwa se bakigumirayo, ugasanga ntago bagarutse mu Rwanda. Irene rero yabwiye Hussein ati rwose Hussein uramenye tugomba kuzagarukana mu rwakubyaye, ariko nyine byose aba ari ugutebya nyine. Ni byinshi rero byaranze iki kiganiro, kandi natwe turabizeza ko tuzakomeza kubagezaho uru rugendo nyine rwabo bagiye kujya nyine gukorera hariya muri Canada, ni mu bitaramo nyine, byose tuzagenda tubibagezaho 5 kuri 5 gusa. Wowe rero icyo ngusaba nuko wakanda subscribe ugafungura n'inzogera, kugira ngo nyine hatazajya hagira akantu kagucika na gatoya. Njye mubana rero umunsi ku wundi nyita DJ Wakanda famous. Ndabashimiye.